mbabarira. Si we Nsabi? Si witwa Nsabi? Warimenye gute? Si ukodesha hano ruguru kwa Rugero? Hakurya nyuma hano ku nzu hirya y'igipangu cy'umutuku. Si wowe? Nije. Ngo wamagarika tukavugana iki? Ana we. Gusa nanyuze hano ngiye. Mbabarira. Ntuye hano kubisima nge ntabwo nagara hano wavuga. Mbabarira. Ntabwo ari ngiyewe nyewe takereza neza. Ntabwo ari nge rwose kandi niba n'ikindi kibazo ufite w'ikimbwa kirika. Ntabwo ari nge rwose. Mbabarira nawe nzongera. Ese wakoze iki? Nagututse. Uhanutse ngewe? Ndabyemera uranuka. Ntabwo ari nge rwose wa mwana. Ni wewe. Nge ntabwo nigeze mvuga. Ni wewe nakubwira nabi. Ntabwo ari giswa mbwira nabi gasho. Ni wewe. Oya ntabwo ari we. Ni wewe wa mugabo uri kwijijisha ni wewe. Sindikwisha ngo bitange. Oya. Tekereza neza ntabwo. Narira. Usore mwiza nkawe ararira kweri. Wabaye iki se? Wabaye iki sha? Sora ufite ubwanwa bwiza gutya ukuntu uri mwiza. Zenguruka ndebe. Wow. Skuri cyiza sha. Umeze neza se? Meze neza nabo. Wari kurira. Gashaho no tubazo. Nari mfite 199. None ntaye 9. Uwo mafaranga niyo guhogoje gutyo. Oya ndabicuritse. Nari mfite 199 naye mu 190 nsigaranye 9. Nijyo 9 najyo naritaye ubwo zuru kumva nsigaranye. Bazo ni birebi. Usore mwiza nkawe gutabura amafaranga kuko. Ahora wa mubyeyi we. Kuntu uri cyiza di. Ntabwo ukwiye kurizwa n'amafaranga. Kanyagushi. Uharya ngo watangahe? Watangahe? Nataye 1,000 miliyoni amafaranga. Nataye amafaranga menshi cyane. Wikiri hungabana se kandi hituza. Oya ariko reka mbe ngo hayangaye. Subwo amafaranga. Kujya rero ngo haya amafaranga. Humura nawe ngiye kwakira kwisura karase. Oya ta. Urumva nyine nagukunze. Ere guri cyiza urakunze. Noneho rero. Tujyana ahantu. Sibyo? Twicare. Dukumva ugiye ku mafaranga yanjye umva uko umugore wihaye uvunikira amafaranga kuno yabimeze kurya amafaranga ye. Yewe data we sha ibyo bintu uri kuvuga urakomeje. Ni njewe se bigiye. Nyine ndashaka kuguha boro sibyo mfite boro ya dante icyuye kandi abasore mukeneye sibyo boro. Urabona ya yindi nyine ushyira mu nzu ukayumviriza ikajyana amajwi ikayashyira mu nzu mpaka amanutse no ku binyoni byawe. Urabona nyikwereke. Urabona tu turebe witegereza witonde sibyo buriya turebe izi boro naje gusura umwana wanjye tazimutsimbuye nyine none mama make njye kwinywera umucyari nta matwi ugira wewe ngurira wewe. Ibizi baracabicuruza. Biki? Ibi baracabicuruza. Igicucu kibahera. Ibi nabyutse. Ufite imyaka ingahe sha? Urabona sibyo reba nyine uri kureba. Yewe wahombye ihangane rwose none nje ngire nti ibyo naho nibyo ngibyo ni nk'ibyo watoragura ukavuga uti ntoraguye mu ngarani nde biraho nta nico binasobanuye ibyo ntago bigura naho uri kuvuga ngo nta ndabigura ariko nukugira ngo nkwereke ko ibintu uri kuwibwira ko wenda waba we ucura ufite bigize ariko nta musaruro gugize. Akosa ubundi ugira ubwenge. Ndabugira ariko icyo ndi kukubwira nuko reba nk'ibi. Icambere nta n'umuntu niyo wahibihaha gute. Ibi ntiwabona nura guhereza amafaranga 100 ngahe. 500 byibuze. Ishyuramo nyine make. Bise ko nta biceri nagenda nyine.
banguhaye 200. iki 200 napfa kugaguhada nkaje ndabimanika iwanje mu cyumba canje aho nkoraga habagari icumba 200 umusari wa desa umva mwana sibyo ongeraho 200 abe 400 sibyo urabona hari ukuntu nibyo wenda nakagashizeho nkavuga ndagongeye rero nenda kugongera hejuru y'ibi bintu urukumva ibere ibintu naba ngiye guhaha kandi nibi byose izi ni imigati akoza ubundi yame ntaco reka ngire none se yamenye ako kuyamudashaka wewe ni ibintu singuze ya tadavu shugurwa nuko tiro cyucuguze fu toka ariko umuntu tukanaga ntahazaje mu ijuru tadavu nujura tukabantu cyane ngo nimbwa kuberezi wamenya gute si weho nibura imbwa cyawe utarimba nago gutukana bigize ariko wenda cashije kandi nitonze ku mutwe gwanje kuno mbaga niyorobetse nigize inama nakumbi ndikirura kibi Manu ushimwe mana we ibyo nibyo kasha mubeshye kuri uri muzima komwa Nisa ndi umupfu uri muzima ibi bintu ntawe biragarukiranga bibiragera no mu nzego z'ubutabera bukuru bw'igihugu baranabijana arusha niho biberaga reka ariko ndi mwana ngo ndi umupfu rero ni ubukuru kunde burukwana narapfuye mwa Nsabi bamubeshye ko napfuye bande ako si washari witonde nibagera kuco kuvuga ngo umuntu yapfuye reka tubanze twishimire ko nyambo yabonetse uretse gato hatagira unkoroga mu bwongo Nsabi napfuye naho ndiwe naho ndi guhumeka shansa waritse ukansu ibi bintu nawe ari ibintu byo kugwego ruciriritse ako nsa wundi urabona wapfuye uhagaze kari nk'ibyo byose babizane muri polisi nje ndi umupfu wapfuye uhagaze urabona umwana araje kugira ngo twishime utangiye imanza ngo warapfuye nushaka aho hari ndimo ndarota ntabwo Nsabi ni muzima oya ntabwo uri kurota ni muzima ugira umukoro nese katari kunsuhuza ongera umusubije byo nibyo nari kugira ngo narapfuye burundu napfuye mpagaze wapfuye uhagaze nyine okay nari ngize ngo nurundi rupfu napfuye no niba narapfuye mpagaze ntacu ngaho musuhuze tuye mpagaze cyo wana nica ngaho nawe rekera mbere byinduru rero shimye Imana o man uri mana 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 manu shimwe yego shimese nibyanyi byuko ndagenda tashingize mu rugo iwanyu tumeze neza maze neza kibondo ibidata we uko yagiye twageze mu rugo nguko tuzasa ntikurahishurwa ni nacyo gituma abisi batatwumva bakabona imvura igwa mu mirima ya twese ushimira Imana iyi tujye mu rugo uri kumva umeze gute mu mutima wawe imeze neza shaje uraburudika unyeganye akujye nishima wa mwana yewe Mana wabicyubahiro we